can feel my pain nakuriye black ku myaka 10 nge nakuriye blank can feel myself nakuriye blunt uje 14 nahindutse plug nashaka dozo kuri rap asazo numvaga tough plug zone zashwabaga shot 5 O's zaturya amapa grand hose zicuruza pussy na kindi bashaka ibiceri Kigali ni ngari hano ni mihari n'uwabona inota zanyu bufezi bakujya n'imbuga bakusha inzara baguha ibigori ribwe n'ibiheri I go Barney pays a petit Stanley from Karini Court Empire man. As you know, no more petty after one another in hip hop tables up cloud from Karini Court Empire. We must to Muhungu Mukuru. You already know, man. Glory Majesty in the house, man. Glory Majesty in the house. So, geez, stay so to the teens, let's jump in. Introducing himself. You wanna know my life? Yo. It's all about my grind. My name music's on my mind. Just to waste my time, to hit my phone, I don't need you around. You tryna put me down, take my spot, you can stop me now. I move in time, rep my city tryna get be found. Free my niggas, miss your niggas, I make you proud to this up and down. Free my niggas, miss your niggas, I make you proud to this up and down. That's you wanna sound the player, sexy no ni shame, mipangu na pants, makangu na sands ya bjans, my nigga fans ya bands. Yeah, you already know, man. Glory Majesty in the house, bro. Yeah. That's Glory Majesty, man. Glory Majesty, maswabonye iki is in a building today, bro. Maswabonye iki wallahi, maswabonye iki. Today is all about maswabonye iki. Yeah, man. So, to the teens rero, Glory Majesty, welcome Rizza Prab, man. Thanks, man. It's nice to link up with you, man. Welcome, nice kabisa. You, so, uyu munsi rero Glory Majesty turamufite muri Rizza Prab. Segment ya mbere as usual ibari staff imeze gutya ngo kubita rhyme eshanu muri track azaba waragiye kubita ukajya iyo wibuka verse uyitamo ariko uyitana yibuka uyitumbwira ingoma barakubise muri iyo style. So good. Okay, you ready? I was born ready, man. You was born ready, man. That's what's up, man. So rhyme number 1 iravuga ngo soro mu cyumba nakoraga rap pen na paper ndikubaka map. One time. Vuga ngo soro mu cyumba nakoraga rap pen na paper ndikubaka map. Let's go. Let's say I guess it's pain. Yeah, pain. Drop that shit. Yeah, it goes like nakuriye black tucuruza blunt solo mu cyumba nakoraga rap pen na paper ndikubaka map. Complete yanjye numvaga park mbikorera Ken na usunagara na yandi maniga akuriye black nabwo abyumva gukurira hood ubona ko mvuka midafite love. Umunsi nabonye mama muri casket yandenze nicwa n'igihaye. Umunsi nabonye data muri koma nabyo byaranditswe nicwa n'igihaye. Umunsi nabonye anti nkunda n'abapfa byanjwe nicwa n'igihaye. Umunsi nabonye umuryango mvuka mu nyanga byarandeze nicwa n'igihaye. You can feel my pain nakuriye black ku myaka 10 nge nakuriye blank can feel myself nakuriye blunt uje 14 nahindutse plug nashaka dozo kuri rap asazo numvaga tough plug zone zashwabaga shot 5 O's zaturya amapa grand hose zicuruza pussy na kindi bashaka ibiceri Kigali ni ngari hano ni mihari n'uwabona inota zanyu bufezi bakujya n'imbuga bakusha inzara baguha ibigori ribwe n'ibiheri baswera musangishe na bwenge aho bwari bagukoma imigeri my pain you can feel my pain. We feel no pain, man. We ain't feeling no shit like pain, man. So can feel my pain. One of my shit, man. One of my hardest shit, man. One of the hardest shit. For real. Word, my nigga, word. So, Ram ya kabiri iragenda ngo. You ready? Yeah, I'm ready, man. Okay, you was born ready, man. I'm muri wombi I'm ready, bro. Let's for go. Real. Yeah. Ram ya kabiri iravuga ngo naritse imbwa zimoke. Nari chef wazo pia shakaga ngo nziroge. Yes, ngo subiriremo. Aravuga ngo naritse imbwa zimoke. Nari chef wazo pia shakaga ngo nziroge. Let's go, man. This shit kuri album yacu yitwa Trust Me ni track yanjye nashizeho yitwa Perfect Timing. It goes like ndacyari OG kubumara ndi nka Scorpio mfite version y'ubivanze n'amanari yo maze imyaka muri game ndi nka Danazo kandi game njye nyikina sogi PS4 mfite bars iri big intro by MC nakuze kuri throne before I even see ese n'ubona impamvu nitwa Majesty the true definition y'umukenji naretse bwa ngo zimoke
nari chef wazo pia yashakaga ngo nziroge vita muri ghetto arimo ngigira ngo binoze baby madaza na drama nyinshi nayo muhake urakina n'umuniga uhora unigana na exari Yesu w'umukara wanze kumva na susari nacani wa gatara ndapakene ndege tired of me narambuye umusola nsenga cyane mbona allergy so tell me what you want urabizi then stopping me you never let me shine get this crown what you want for me nijoro sinjya ndyamagara streets calling me nanga gukora ikosa no my mama still watching me on God. Perfect timing. Perfect timing, man. Perfect timing, man. Perfect timing, yeah. That's what's up, man. So rhyme number 3, number 3 ragenda ngo Diprom munsi y'igitanda. Would use iyo nguvu na Esperanza. Bro, mbere yuko uravuga kuri iyo staff ni munayibuka. This one my hardest shit kandi iboro ni back in the days kabisa. For real. Urayibuka iyo staff? It was like I'm a cold kid in cold city. Run around gon get it. Glory Majesty, the one and only you can fuck with it. Ubuzima bwanjye nakuze nkaho ndi step child. Wenga money nigga, that's the fake love. 95. Ibaze kuba broke 55 mera ndi ruhande mbona niyo smile muri life habaho kwishima no kubabara kuri mark niho agahinda kanjye kanashirira ucyakwereka penzi ufite hano KGL isari nyinshi muri hood nakazi biri everywhere kubera laugh nigiye kushu nigiye shene everyday zikamali my shoes walk around with my crew dipome munsi y'igitanda hood yose yuzuye nguvu na Esperanza reba kwanza bashiki bacu mu mihanda ifege nyinshi rene ndetse n'amaganja n'inzagwa isi yanjye man isi yanjye man that is so dope. We go number 4 yeah. Hood na magangster. Hood yacht na magentro. Where is that shit? Hood na magangster. Hood yacht na magentro. Let's go. I guess it's ghetto. Started from the bottom muri ghetto. Street na magangster hood yacht na magentro. Chana koka zonto mazu honda nene popo imana ibigihombo bagufatanye imisongo kinagiye mu kina gusa niga genda slow bro abapira my dementia gusa na gishoro agahinda kamwice maze yiyahuze horo I don't remember that shit gusa get shit man. That's so sad man. Right number 5 ariyo nayo rhyme ya nyuma iravuga ngo my mom is gone. I'm all alone, the street is getting harder. My mom is gone, I'm all alone, the street is getting harder. Can you get that shit for me one time? My mom is gone, I'm all alone, the street is getting harder. Give me a few seconds. Yeah. Come on, a few seconds. Come on, don't trip on me. Give me a few seconds. Come on, stop. Give it. My mom is gone, I'm all alone, the street is getting harder. My God. This song, why I'm not getting this verse right? Hey. My mom is gone, I'm all alone, the street is getting harder. My mom is gone, harder. Pain taken. Nah, I'm not remembering that shit. How comes? Can you give me some other 5 seconds? My mom is gone. I'm all alone. The street is getting harder. I'm all alone. My mom is gone. The street is getting harder. I don't remember this. I don't remember this verse, man. I don't remember this verse. It's one of my songs. Nakuranye n'aba homeboy banje. Special shout out kuri NY Honest. Ariko bitewe na moment and everything. I don't remember the verse like. Yeah. Naribi kabisa. So good, man. So iyo ngiyi kivamo tuba tuse twinjira no muri za club ya Nyanga tujya ngo dukoringe man. Tugira ngo amarasashiwe twumve wagware man. So right now we jump in introduction man. Who is Glory Majesty? Glory Majesty ni umuhungu umupapa umusingle dad. Umuji wikorera imiziki yiwe uri gusharinga feelings ziwe muri we abandi bantu bari ku isi tu. I guess that's the guy man. Yeah. For real man. Word kabisa. So Glory Majesty after my AKA young guy. I don't know man. I don't know. Nago nyangunda kugira ngira AKA zanjye ziri personal and shit.
gusa abantu benshi banzi ngitangira music and shit kubera uburyo mba mfite cyanwa cyinshi and whatever bakunda kunyita intare cyanwa, then I ended up nita intare cyanwa, ariko ubu ngubu nsigaye numva ndi Makenga tu, nsigaye nita Glory Majesty Makenga tu, Makenga bro. Yeah, curiosity and shit. Curiosity and shit, Glory Majesty Makenga man, abantu bose mujye mugita Makenga man, Makenga bro, for real. So Glory Majesty nimba ubyibuka neza, ryari wabaye introduced to the game man, ryari wabaye introduced muri rap game man? Ni way back ari ubundi way back TG gitangira, ubundi ari click yabanje yitwaga Heavy Gangs, hariho Tough Gangs akaba na Heavy Gangs, kumva so yo crew natangiye kurapira mu yitwaga Heavy Gangs. I was very 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 fucking young man, nari mfite nk'imyaka nka 12 13 I guess niba mbyibuka. Yeah, for real. Yewe ndi mu bajibo babonye TG itaratangira kabisa nkiri way young, ba Jesse badafite indirimbo, they used to come bakunda kuza muri yo crew yanjye ku muji witwaga Kadafi. So growing up ndi kubona Heavy Gangs na Tough Gang baza aho ngaho and whatever, bagasiga ma lyrics books yabo ndumupiti nkayasoma. That's how I just started out. Then ndavuga let me just create my own shit. Naguma ndi muri group of gangs and whatever. I need to take my time and whatever, kumva kugira nanjye building it my own career, your own legacy. Way back kabisa. Yeah, way back, yeah, for real. That is so dope, man. Yeah. So muri yo heavy gang, right? Yeah, Heavy Gangs. Heavy gang haba. Yeah, abantu benshi bazi Heavy Gangs, nka Tough Gang yose Heavy Gangs, they know. I guess nibo ba competitor icyo gihe bari bafite. They were all friends ariko like bamwe bita Tough Gangs, abandi bitwa Heavy Gangs, and they used to kick with each other and whatever. So I was young like hell, so I used to watch them. I was like, wow, I just want to be like these niggas when I grow up. Then just nanje maze gukura, I was like, yo, let me just do my own shit, you know? Yeah, that's what's up, man. For real. Yeah, for real. So, Heavy Gang yabagamo bande, Glory? Heavy Gang yabagamo, special shout out ku mu godfather wanje. It's like my godfather niwe wanyintroducinze cyane muri rap music, yitwa Professor Savior. Yes. I guess the guys ntago bagikora music. Harimo abaji babiri bari barimo, abantu benshi bari bazi, ari umuniga witwaga Professor Savior, abantu bakunda kumwita Rugero muri hood. Akaba harimo n'undi muniga witwaga Kadafi, harimo n'abandi baniga, undi muniga witwaga Nelly Shakaman, harimo Tefi, harimo Zozo. There was bunch of niggas, bunch of niggas, man. For real. Yeah. Birumvikana kabisa. Yeah. So ubwo you new click yo click na wabayemo introduced. Byari biri serious kubera ngiye nari young. Yo najyaga contract abantu bitaka inkonje kwa kundi twahuzaga ubundi buri munsi 10:00. Nukuvuga ngiye kuva mfite 12 years old, urukumva kuva mfite 12 years old kugeza ngize 18. Na twakoraga practice buri munsi 10:00 za nimugoroba uko mvuye school. I have to pass, nagombaga gupassinga kuri gero yabo tugakora practice whatever, ngahita ngaruka home. Nukuvuga ngiye namazi yo myaka yose ndi gutraining. I was like training for this shit. Kumva ni nk'umusirikare ujya muri military shit akabanza akajya muri training. So I'm a really trained for this shit. Kumva, yo, whatever the beat, whatever the kick, we can go. I'm trained for this shit, man. Kumva, no fucking bulletproof, man. You dig what I'm saying? Yeah, I was born for this shit, man. For real, kabisa. So, nimba ubyibuka bwa mbere, like first track ya mbere wakoze nka Glory Majesty, yaba ari yo waririmbyemo yaba yari featuring, yari amakorabo cyangwa iki, wowe wiyumva bwa mbere muri studio? First song ya mbere nakoze, it wasn't my song. Yari song y'aba homeboy twiganaga. Special shout out kuri Peti twakuranye yitwaga KO. I remember the nigga niwe wanjyanye muri studio for the first time. So the nigga wakoze your song yari Bruce Melody. Bruce Melody nawe dukore niyo production way back muri studio ya Amaji the Black yitwaga Black Gang studio. Abaga kugasara bakaba Bruce Melody way back. Twari turi young, man. Ngira memories yo boro. Kuba ndibuka way back twavuye school tumaze gukaruta tuza Ikanombe kugasaraba, tubanza duca kwa mama wa Bruce akira laughs. Rest in peace to the mom and whatever. Kumva. Yeah, for real. Yeah, way back I was very very young, bro.
for real. I don't know if even the guy abyibuka abantu I don't know abantu benshi bagize fame ukuntu babyimba ariko I remember the guy recorded us aturirimbira na hook. Iyo song ntabwo mbaza ngo ibahe ariko I remember ko twari recording. There wasn't YouTube before. Yeah, there wasn't YouTube at the time. Numva na YouTube yabagaho kumva. So a lot of songs zagiye zitakara gutyo tu and we were young nta kuntu twagomba kuzikipinga safe and whatever. Ariko song nakoze buri serie ikurikiyeho ni song yitwa Twereke Inzira. I guess iyo song na dropping mfite 14 years old. 14 years old. Yeah, for real. Bro, 14 years old. Special shout out kuri umu producer yitwaga Ray P Master Touch. He's the one recording the Serious Studio kubera ndibuka iyo studio aba Amaji ntabwo ari serious bari bafite akamike kameze nk'ako mu ndege so it wasn't a really serious recording session niyo mpamvu najya Brageg yari ifite mic yari ifite agastu gafite bari bafite mic ifite akantu kaza ku munwa tu so it wasn't serious it's online service stuff yeah for real man yeah batadu kubiting ngoma yacu ku gasede ugatucana hose kuba DJ wa banning kubereza cyo kubabwira musaza kanangire whatever mugajagari za ruturusu za giporoso kubera nizo ruturusu man turusu ni ho kandi nawe ni hood right we grew up in the fucking same move bro turusu special shout out to boys wo mu giporoso turusu korodoro special shout out man we show niggas man for real yeah man man so dusharing kuri experience yawe ya mbere we you shaking wagizemo nk'akantu k'ubwoba ukijya muri studio bwa mbere bakubwiye tijya muri recording njyewe nago nari ndi I wasn't scared kubera uburyo nakubwiye uburyo njyewe natangiye gukora music kuva mfite 12 years old uburyo nawe trained I wasn't really scared ahubwo njyewe ni nka kwa kundi ujya muri boarding school bwa mbere nyine bakakunyuzura tu you know the producer I was very talented as a young kid as a young G ahubwo bo ntago bashakaga kunyereka how talented I am ahubwo akavuga uyu mupeti ukiri yangu cyane tumubwira ko ari dope ukumva nitumubwira ko ari dope uyu mupeti bizatuma agira pride muri cyane umbwira muri kumubwira ko arenze bakankoropesha ngiye ndibuka ko first track nakoze kwa rap namaze nk'ukwezi ndi kujyayo ariko batameza track yanjye yeah for real muri nigara afite stu Kimironko njya nkikingana na Kalfan I guess icyo gihe Kalfan nta song icyo gihe Kalfan yari afite urandibuka ko Kalfan ashaka kujya kuri recording kwa rap ahubwo we yajya kwa rap akamubwira ko se man wa mupeti witwa icyo gihe ntabwo nitwaga Glory nitwaga Babe G motherfucking Babe G urukumva se Babe G ari hehe Kalfan wajyaga kugigira session yagera kuri stu akamubwira se wa mupeti wundi ari hehe njye nabaga ndi muri street niyo click yanjye so for a certain period and whatever birangira nyine njyayo ngakoropa toilette ngakoropa iki nkabakoropera ibiki yaba amereza session gutyo tu none ibaze kugira none amereze song ya mastering yari long way your song show kubana leta igise almost like 2 months kugira nyibone kabisa kugira ngo uyibone kabisa ubone umuzigo wawe ni dropping your song umuntu wa mbere nashaka kuyumvisha yari my mom nkimu playing your tape I was nari peti kuri street cyane na bora ndi kuri bazari deep cyane so mama wanjye ntabwo yabyandastandinga wanacyumva punchline imwe ebyiri eshatu esambwira vanamiyo sede nambwira ibyo bintu uri kuririmba ndikumva uri no kunuka you get it mama wanjye ntabwo understandinga this street philosophy and shit whatever you know ariko uko iminsi yagiye yagendaga understandinga my dreams and whatever my hustle rest in peace man God so Glory Majesty tukiri muri urwo rugendo rwa career ya music yawe hari igihe habayeho icyo gihe cyo gukora ugakorana n'abandi ba artist habayeho igihe cyo gukora none career solo nka Glory Majesty wayitangiye ryari mbo byibuka ubundi urumva icyo gihe ibyo bintu byose byabayeho ngitangira music and whatever njyewe na dropping my first song ngiye kujya muri secondaire ukumva ubwo nari ndi nka P6 muri primaire then tujya secondaire so amashuri n'iki ntago nari ndi capable yo kuba nabana streets ndi no gukora whatever ukumva so natangiye gukora movement zanjye ndangije kurangiza secondaire muri 2016 muri 2016 nabwo mama wanjye passinze away amaze gupassinga away namaze nka 1 year ndi fucked up mentally kubera yo tragedy and whatever kumva so muri 2018 nibwo natangiye kubatakaza samaze kuba free nibwo natangiye gukora muri studio yitwa Capital Records nibwo natangiye kurikodinga za rap kung fu ibivejuru imizi Rwandan cypher na magazine yari the beginning of everything yari the good beginning but I was there before ariko I was at school
nandi focus kuri school cyane kubera like my mom wanted me to finish school or whatever nashaka kumudisappointing and everything, you know. That's what's up, man. So dope, man. So hari igihe Glory Majesty twakumvishe tukumva muri staff bitaga Quiet Money. Quiet Money, right? Quiet Money. Ya Pifla. Icyo gihe hari n'ama movement mwari mufite agaragara kubera yuko hari n'igihe hari n'amashow menshi twabonaga muri murakubitana mu kabisa. Appreciate it, man. Appreciate it. So Quiet Money byaje kugenda gute ko tutakomeje kubona iyo movement ikora kandi mwari muje neza? I guess ko niga pia mbira about Quiet Money yari iriho before ariko the moment abimbwiraho muri 2020 muri COVID, I think byari very serious. I guess I did this guy washaka gukikingana nawe baka opening a label and whatever, so he just wanted to shaka gukora njyewe muniga dukorana muri iyo movement and everything kubera njyewe ntangiye gukora na P like gang yose yari ikatiye kubera most of them they were junkies and whatever, you know, the niggas, so dukikingana hari uburyo twahuyemo then turahuza and whatever birangira ashaka ko joining a movement. I guess ko uwo muntu washakaga gukora Quiet Money abantu benshi ntago bazi ibyo bintu. The guy yari ready ashaka gushiramo na money and everything. Ahubwo the guy ashaka kuba yaragize ibibazo nyuma then biza kuba ibibazo then iyo movement ntiyabane nibyo boro yari yapangiye P n'ibyaba, so kandi njye urabizi njye ndi marathon guy nipsi hustle guy, I have to keep my shit going. If your shit stop you have to keep my shit going ubwo tuzahuza imbere tu, you know. That's how shit went. Ariko it's my brother. We even kick it sometimes. Twariganya track kuri EP yanjye itwa Stay Dangerous. I guess that's it. That is so dope, man. That is so dope kabisa. So none se ubu ngubu like you guys are good. Wowe na P. We are good. Nubwo bro batajya babura boro we are good. Dusubiye inyuma ho gatoya like wadusharinga kuri story ya uburyo ki nyuma yo kuva muri yo Heavy Gang cyangwa se niyo movement ya za Tough Gang irangiye ni gute wahuje na P mwahuje gute ko yari mu major rappers? Ngire funny story. I guess ko na P I guess ko na nigeze kumubwiraho. Natangiye gutekinga rap music biri serie kubera P. So P yakundaga kuza aho boro kwa Kadafi. We na Kadafi bafite uburyo bari close kurusha abandi ba tag members bo muri TG. P yakundaga kuza gukikingana na Kadafi cyane akaba spendinga yo 3 days 4 days and whatever, kandi no yabaga ari muri hood. I was young cyo genda 13 14 ukumva ndi kugenda nkura tu and whatever. So icyo gihe P ndakeka icyo gihe P nibwo yari gukora izi za Ntuzanyinishe remix ari kuyishootinga akazana CDs akaziplayinga ariko there was the funny thing was like TG bari bafite lyrics ziri dope ziri strong kurenza Heavy Gangs. I was young ariko nari ndi kuwatchinga the whole movement and whatever. So P akageza muri ghetto yo kwa Kadafi akazana indirimbo za Banas Wu-Tang. I was young as hell. Umva music playing na music Heavy Gangs baba bari guplayinga aba members banje umva biri so fucking different. Then this one time sinzi buryo nagiye kureba mu brother wanje Kadafi nsanga yo a notebook iri munsi y'imeza, then I opened it, then I read it. I guess yari zari lyrics za Naguha Imbaraga, guess ko ashobora kuba yarazandikiye kwa Kadafi. Then I guess ko it one of those songs Naguha Imbaraga I don't remember well. Naguha Imbaraga I think urukumva ingoma ibe byose kabisa urukumva. Then maze gusoma izo lyrics I was like hell no. Okay, abo nigga turi gukikingana and everything ntago bari stronger than these niggas. Ngiye ngomba kuva muri aya maniga nkajya home nka recordinga Banas nka recordinga ba DMX nka downloadinga Banas nka downloadinga ba Big Punisher nka downloadinga Wu-Tang Clan Prodigy Mobb Deep whatever urukumva Harlem yose ba Rakim ngiye niko ba Park urukumva. Then ntangira nanjye aba niga bantraininze before, then nyuma ntangira gukora self training ntangira kwitraining. Then hashira so many years ndangiza secondaire dropping izo boro zose. Then maze kudroppinga it's a funny story. No offend my brother urukumva the past urukumva. Maze kudroppinga iriya single track yanjye twa Ghetto. There's this shorty Ernest from nowhere. I know
umuhomboy wanjye wabaga muri hood witwa Khalifa, special shout out kuri Khalifa man. Khalifa Khalifa maze kudropinga track ya posting aga short video kiyo video yanjye kuri stati iwe, then one of friend wiwe abone bora ambwira man uwo muniga ninde wambabari ukamereza nimero z'uwo muniga, urukumva yari shori uwo mu baby yari mu baby, noneho Khalifa ahitamuhereza nimero zanjye. Khalifa ahitamuhamagara ahitambwira mu baby n'iki wakunze boro zawe, ni umu gangster nawe akunda rap music byatari man, yakunze boro zawe byatari, mureje contact zawe naguhamagara nigga ntutripping ni cyana cya fresh ntugotwe. Noneho ndi gukora boro z'ama movement zanjye mvuye gukora interview, guess ko uwo munsi nagiye gukora interview kwa Yago yashori ramamagara irambwira se man whatever uri he man ndashaka guhuza nawe birangira yashori duhuye. I didn't know it was P Beach. Ntabwo nari nzi ko ari beach ya P, urukumva I didn't know, ntabwo nari nzi ko ari beach ya P. Then ngeze mu mvumo she was an independent lady and whatever, urukumva we kick it and whatever bang bang whatever and shit. Birangira shori nahise avuga ahubwo niwe gangster nari narabuze. Birangira njyewe shori abaye shori wanjye, urukumva kuva umunsi byase ba confirmed. Noneho nyuma and everything nkajya numva ari umuniga wakundaga kuza buri munsi nimugoroba akanakinga wabora kanakinga mujya kusemana ko mba ndi muri ghetto yawe umuniga uhoruza komanga nijoro and everything ubundi wasaba atambwira now leave the nigga. No one time umuniga arazara komanga akomanda I had the sound, it was P. I was like yo was P uri gukomanga men arambwira ni P and everything, arambwira so what's up with the nigga, arambwira okay this nigga is my ex nigga and what. I was like what? So I've been kicking it with you and you've been kicking with another nigga and whatever. My nigga glory byararangiye. I guess ko aho ngaho namenyane na P twamenyane kuri yo shori and everything. Then aje and whatever I was fucking his bitch probably, I don't know, ukumva birangira turi hari uburyo P turi connected kumva same type of music, ukumva same type of music and the petit frère and the very young kuri P ariko njyewe ndi trained soldier, ukumva njyewe ndi trained, ukumva so dukunda kumva legendary shit, dupringanye some legendary shit akajya mbapingira boro za Nas nkamubapingira boro za ba project, then we ended up tulikingana gutyo birangira tubaye inshuti and whatever. Birangira aribwo ambwiye mfite movement and everything. That's how I linked up with him. No nyuma nibwo namwibishe ndamubwira ko se man do you even fucking remember me? I'm that kid ndo mpete wo muri heavy gang wakundaga kuza n'iki muri hood way back. That motherfucker and baravuga damn is it really you? Ni wowe man, aravuga damn I can't believe this shit bro. You have to kick it with me man. You have to kick it with me. Nuko nase najya gukikingana na P kubera iyo shari tu. That's what's up. Shuri yarabikoze. Shuri yarabikoze. Shuri kuri iyo shuri. For real. Barabuda bakoboye bahuye ku ishuri gutya. Bita bibamenye. Iyo shuri byarangiye dutesura byase birangira ngena na kicking na people atari. You know ariko most of the times man nigga yari fucking drunk man. Arya atashirama ko kaboro ngo namu fucking shuri and whatever. After bitch I'm sorry I didn't know she was your bitch. You know I'm sorry man. Don't take this shit too personal. It's not your shit. It's not my it's shit. Just man. your turn, bro. Just music. So niho waririmbye ngo turi hood imwe turarya aba baby bamwe. That's what's up my G. That's what's up my guy. For real, kabisa. So Glory Majesty solo career yawe urumva nka Glory Majesty uyitangira like challenges wagiye uhura nazo ni zihe zo wa sharing ku buryo mu upcoming rappers. Jewe ntangira music I wasn't really serious kubera jewe nari mfite a lot of gangs zo mu Giporoso ziremera. We was really into the streets kurusha uko twari turi muri music ariko aba homeboys banje bari babizi ko ndi mfite punchlines ziri dope. Bakajya mbya ko se wajya ujya muri studio recordinga uri imihanda turiho ntago iri safe, ntago ikiri safe. kandi wowe ufite talent wowe ntabwo umeze nkatwe ubwo twe twaga turi muri wood turi gukora whatever illegal shit kugira to make some little money. We needed to buy some shoes, we needed to look flies, nta kintu twakoraga izo move twese twari abapeti bamo ariko we needed to look nice and whatever. We need to twashaka kugetting a little something for ourselves bikangira dukoze those illegal shit and whatever kumva birangira nyine njyewe ntangiye kurecordinga music muri Capital ariko I wasn't really interesting
narazaga nka recordinga boro zanjye nkagenda bura zira zarapumfu zose zasohotse nabizi ahubwo ngiye naba ndi muri Huda wamboye bakambwira man hari this track yasohotse ya Danger byatari imihanda nkabyese man ihe this track man ihe this track muri kuvuga ngo rap kung fu like rap kung fu nkajya dropping no producer nakoraga nawe the honor wa capital yitwaga NC special shara kuri NC no nshize kuri movie nyirangiza secondaire akajya mpamagara akambira waje twa recording akajya ndi codingisha lot of shit we akazi dropping and I didn't even fucking on jana nibere mu mihanda n'abamboye banje turi kwigira do and everything nyuma nibwo naje kumenya ko streets ari uburyo iri kumfeelinga ari umomboye wanje uri locked up witwa Daddy Ken special shara kuri Daddy Ken free maniga na shene ndashika niyo muniga wane kimeto arambye no uzi nibindi wowe he moved to Rimondo ndabizi you need some money you need to get some shit for yourself ariko no wowe focusing kuri music whatever you need I got you whatever you need I got you niba ukeneye kujya kuri coding and everything wenza ngoreza amatike ni movement twakoze kuva kera man n'aba beat killer bari barimo special shara turenega cyitwa Fax Rapper kumva everything way back abisi kumva najya muri gaburiya twigeze twa ari mu bantu na twakikinze back in a Fax Rapper abantu benshi bajya babona iriya kapondi whatever bakabona ari ibintu bya right now just n'abambo izo bondi ndikubwira boro zo muri 2016 boro za way back twese turi gushakinga way out so muhombo wanjye arambira Glory you know we nagomba gukikinga na street ntago ari yawe every type shit yose ushaka any type of shit you want anyhow yose ushaka ndayiguhereza ariko man just to go and make your music that's what happened mitanangira kuba focus kuri music gutyo challenges nyinshi nagize kubera I was a dope motherfucker everybody wanted my pass and everything ahubwo challenges nagiye ngira ubu ndi kuzigira kakanya now I need to do some quality shit and everything you know I need some money on me man kandi nago ngiri street nigga nago nasubira kuri street ngo nkore nka za illegal shit nakoraga back in days I need some clean money you know in order kugira our fan banje anybody else batazongera kumbura and everything kandi I guess things are going straight anytime turabikora tu for real so group images tundi mpamvu nyamukuru nanagutumiye hano imbere y'abanyarwanda man imbere y'abakunzi ba hip hop man urumva so ari track uherutse kuri releasinga bita Maso wabonye iki urumva iriya ni muri track zirenze ariko zitari kujyana recognition ngewe nifuza nanjye urumva ariko inspiration kuri iriya track yavuye Maso urabona impamvu nandi kubwira uburyo nsigaye nita ngo makenga and everything agiye cyageze urabona agiye cyageze nkuko nakubwiye Johnny yanjye numva abana sinumva aba park and yera kugeze kuri level I'm like yo maze igihe kirekire numva aba niga and everything abwo nongewe nkeneye kwiyumva you know I'm like and switching a music off I don't want to listen to any music ndumva some type of beats only beats urukumva then ngore some little meditation or whatever then numve voice iri muri njye urabizi ko twese tugira voice iri muri twebwe get it the inner voice imamvu ndi kwita makenga these days like the inner voice is talking to me so everything those yose inner voice yanjye iri kumbwira I'm just writing it down so inner voice yanjye yarambye yo let's ikaturimba about this situation ziri kuba all around the world muri Congo muri Palestine muri Gaza and whatever then I wrote that shit it is somehow strong abantu benshi banye expecting muri beef muri street and whatever I guess ko ntago bari use kuba Glory yaririmba some type of shit ariko get used to it more kubera ngiye ku dropping a lot of different music na dropping away before when you nago nyiri street nigga kumva nago ngishaka kurapa umuhanda ndashaka kurapa za boros zo muri community za boro umupeti yumva akaba motivated za boro zidasaza man legendary shit I just want to build some legendary shit I just want to be ndashaka kwibukwa man nk'ukuntu abantu bibuka Bob Marley bibuka Che Guevara bibuka Nelson bibuka Big you know yo ugomba gukora ibintu bitandukanye nibyo abandi baniga bari gukora kugira uko legendary shit so that's the type of shit I'm on man for real so iriya track yakozwe nande ubundi ko even the production is so dope man mfite studio working these days now guys dufitanye partnership and whatever nago ari contract and everything is just partnership ni studio nshya is called high school records producer ukora witwa Killy Beats no mupeti wa G City special shout out kuba G City boss ma home kumva G City dutwaye nabi nabakina sabaza G City I guess so kinashobora kuba ari ubutare I think urukumva
so nibo bagandi kwikingana nabo, so wakoze audio production Kili Beats, wakoze video production ni Viper, ni nawe the owner of the studio, ni nawe wakoze iriya video ntago byakunda, so niyo team ndi gukora nayo muri iyi minsi. Team muri gukora ni yari yose so dope man, rikudwa n'abagayi bari clear, and special shout out to the boys man, bari kumindura mu buryo buri mentally for real, bari kumbwira to let's make some legendary shit. Bivuze ko mu minsi ya mbere abantu birabagora kubyumva, ariko as we drop some songs they will fuck with it, I know. For real. So bivuze ko nyuma y'amaso wabonye cyo ufite n'izindi track. Mfite izindi track, ntago nahita mvuga ngo track ndariko dropping, ariko very soon na 3 weeks is not dropping in the track. For real. Dope shit, get ready for it. Get ready for this shit. Get ready for this shit, man. For real. Glory Majesty my king. Right now man, ari hafi kutwicisha staff, agiye kudutamo staff nyinshi. Bibutsa ko hano kuri Zap Club man, kuri Hip Hop Table ntago tujye ducaring about numbers, twe ducaring about art man. Art iri mu gihangano cyawe, ntago tujye tureba imibare twe tureba turadiginga tukareba. Niyo mpamvu akenshi uzabona n'abarapa udasanzwe unanabona kuri Spotlight utanazi ko banabaho, ari kubibona hano kuri Zap Club. That's what's up man. Glory Majesty, ndashaka ko none umbwira some top 5 favorite rappers, cyangwa se all time favorite rappers ba Glory Majesty. All time favorite rappers, dead or alive kabisa. Or duhere kuri dead, one just dead or alive. Duhere kuri dead, muri dead, reka duhere kuri dead. There's this guy abantu benshi ntago bamuzi. Respect, I mean rest in peace to the nigga, rest in peace to the guy I grew up listening to him. Guy, man? It's called Big L. Ukumva Big L. Big L. Ntago Big L ubwo reka duhere kuri wa mbere, Park. Dead, ndikuvuga about dead rappers. Park number 1 ni Park. Yes. Number 2 ni Big. Number 3 ni Big L. Number 4 Big Punisher. Kabisa. Big Punisher, know the guy? The nigga, never the guy, man. Undi wangu taga Big Pun. Big Pun kabisa. Ukumva. Number 5 Nipsey Hussle, the marathon continues. That's what's up. Man. Rest in peace, Nipsey. Alive rappers, about rappers bakiri alive. USA to the US. US. Muraperi wa mbere nkunda, I don't know ko fuck with Nas. Nas Kodamas, Nazi Jones. Muri 5 muri top 5 ya the rappers ahubwo ni 6 man. Nibagiye kuvugamo rest in peace to the king. Tragedy, Mobb Deep, rest in peace to the king. Rest in peace to the Mob. For real. Wundi Tragedy niwe original capital P. Capital P, capital H, capital P. Urumva Tragedy niwe capital P, OG capital P. Ukumva. Ubwo nanibagiye kumuvuga to I respect the nigga. Ukumva always fuck with him. Nanubwo nabyuka ntarumva Tragedy ngo umunsi wanjye ube tu, you know. Nas, nkunda Nas mu ba live rappers. Nas, Raekwon. Ukumva Raekwon. 2. Number 2, ubwo ni number 3, njyewe nkunda kuvuga some old ass niggas. Ukumva hari umuji bita Benny the Butcher. Ukumva. Number 4 Dave East. Nakuri ari wowe the nigga is so gangster man. Dave East. Number 5 Griselda. Man, where is Kendrick now, man? You don't fuck with that nigga. Nah, I just love the guy kumubye. Number 5 yaba nigga muri this. For real. So Raekwon, Dave East, Griselda na Benny the Butcher. So no reka tuve USA tukigarukira hano mu Rwanda. Hanga mu Rwanda ubundi ubona ubwo tuba turi kuvuga kuri hip hop hano, niko of course in Hip Hop Table ubona injyana hano mu gihugu wacu hano imeze gute Glory? Yewe mbona refresh tu njyewe, I don't know, njyewe most of the times njyewe nkunda kuba ndi kureba plate yanjye kubera baravuga you have to focus on your own plate, because once you're focusing on another man's plate, your own plate will get cold. So most of the times I'm really focused on my own shit. Ariko mbona some other songs and whatever movements zose ziri around, it's so good. Ariko some new music, new kids and new whatever. Ariko it's so good. Ubona gute noneho ko game yatangiye ko uri mu bantu bafite experience, you had that shit kabisa.
ubona gute ubona hari ikintu kiri kugenda ari revolution iri kugenda revolution bro explain that shit man you know muri music ari ibintu bajya bita generations and whatever ukumva nk'abo baraperi nari nkubwiye bo muri US tofa barumbwiye abaraperi benshi nkubwiye Davis n'abo ba Griselda n'aba Benny the Butcher whatever the new generation y'abana ukumva n'abapeti nabo bari bari lyrical motherfucking strong ukumva kuri ya level utakwiyumvisha you know so nge I believe in revolutionary I believe in generation and revolution and whatever ukumva so nge mbona nyine hari abandi ba artiste bashya bari kuza and they are all good with an experiences zabo and everything it's all good man mbona ibintu byose ari neza tu so ugereranyije sibyo uko wabonaga game yagiye ihinduka hano mu Rwanda avuga ko habayeho amaze kubaho generation zingahe za hip hop wenda to mixing n'izo za trap na drill byose nukuvuga ubona hari haje ndageka ko abantu batangiye movement ya mbere ari ba Boni ubwo ntago nzi ko twafata ba Boni na bande tukabacamo hagati na TG ubwo turafata Tough Gang dufate ba Redman dufate ba Diplomat bi classing uvuga ati ntuza ya mbere yari iyi haza iyi generation iyi ubwo discounting twumva ngewe uburyo mbifata nkaho zimaze kuba generation ebyiri hari indi generation yaje muri 2018 imaze kuza muri 2018 2017 iyo generation yabaye nka Philippines ubwo ni yacu twebwe ukumva ba Mukadafu ba Generous 44 ba Racine ukumva njyewe ba Big Mind ba King Ohala bande ukumva byari nyuma ba Green bari kurya amashene ba Famine bari somehow addicted to some shit and whatever nibwo twatangiye gukora move nyuma nibwo muri COVID ba ishi nabo bahise bazana bande I guess ko bamaze kuba two generation twebwe tumeze nkaho dukatinze from two different two cloth ukumva twe tumeze nkaho turi inyuma ya TG gatoya bamaze kugira biriya bibazo hip hop yagira byo mu Rwanda nyuma itaza ni generation ntago biri far away it's like two generations yani amaze kuba generation ebyiri kabisa iyi movement ya Kenya trap iyi movement ya trapish and whatever ni movement yacu twatangiye muri 18 ni movement ya TG na ba Diplomat no ahubwo iyi movement iri current none y'abapeti bakora New York drill yo mvute njyewe it's so good njyewe I guess njyewe dreams mfite nifuza ko natwe twa creating a wave yacu tukarika kuvuga ngo turi gukora ngo UK ngo drill ngo turi gukora ngo New York shit ngo whatever manumva natwe twakora our Rwandan shit urukumva ariko twigira ku bandi ntacyo bintwaye man nanjye ndi drill boy nanjye ndazimanuka binarenze byatari urukumva ariko we have to stay true to ourselves ukumva mbona ntari ariko ahantu mbona hari ribi ni muri lyrics and everything ukumva lyrics man lyrically you know apeti baba bari kuvuga and everything je ntacyo babintwaye tumba ndi kuvuga ko uri street boy ariko ntago dukeneye more street shit man twaba kuri street cyane urukumva dukeneye ibiboro sparking a brand z'abapeti b'abanyarwanda ibiboro bihindura mentally z'abapeti b'abanyarwanda bikaba positive dukeneye abaraperi benshi bameze gutyo hakaba abaraperi bavuga some street shit akaba ari n'abandi baraperi bavuga some philosophical shit man ya muziki dasanzwe so Glory nk'umuntu wagiye around ba P-Fla around Tough Gang barabakoye mwagiye mu bala I was young let's clear that nago nakikinganye nabo cyane I kicked with them I kicked with P, I kicked with Green the best friend wanje na P the best friend wanje ariko some other guys from TG but from distance nago P-Fla Green that's my close P-Fla nk'umuntu utazi P-Fla umusore nka personalities imwe kuri P-Fla he's a very humble guy humble and prideful afite pride cyane kubera ibikorwa yakoze ari so fucking proud it's like nk'ukuntu yita Imana y'u Rwanda very fucking proud fucking pride and everything and very humble and very pride ibaza umuntu uri humble akaba afite na pride ukumva uburyo biri somehow biri crazy you know it's like he feel himself nk'umugabo nk'umuntu wakoze rap music yo mu Rwanda and a lot of people fucked with him and everybody after your pride nyine ko bari a motherfucking king akaba ari na humble akaba ari n'umuji man uri anigiye way back nyikingana na P muri iminsi yashize amamagaraga akambira yo nigga Glory what's up pops wanjye ari sick akambira how's your pop
akanasaba mani ko tujya gusura papa and everything ukumva I was like yo this nigga is a good nigga caring about family and shit. That's one thing I respect about a nigga, man. Is a good nigga, man. So kuri Gringo noneho Gringo Gringo ifite ihe quality abantu batazi badahura nawe nigga Green buriya outside there buriya ngiye ikintu cyamuje na Green cyane ndi book guy cyane nakikinganye na Green cyane ku muniga wanjye nashe nidacika kuri garagara nashe nidacika homeboy urkumva nakinganye na Green cyane ku muhomboy wanjye witwaga garagara muri ibyo bihe Green nagara muri good days ziwe ni whatever situations abaji bose tucamo so yakunda kuza kulenga down kwa garagara muri spot za Kabeza so ikintu cyaduhuje nari mfite ibitabo byinshi home nari giporoso boy bo bari Kabeza so most of the times nakunda kukigana garagara nkazana amabooks kwa garagara nkayasoma and everything. Green aje kwa garagara asanga ibitabo byinshi byanjye byinshi byatari atabwira garagara amubwira man ko najya nsoma ibitabo and everything ibitabo man bivana buri munsi yonje na boro ko masanga ibitabo bisharambira man mfite umuniga wanjye witwa Glory atavuga Glory who Glory Majesty muraziranya ampeti wadututse wakoze bore twarapku mfarambira n'umuhomboy wawe ya call that motherfucker Green atabwira Glory chakira Adobe Facebook ufitemo aho bore wawe uze tuganira navuga like numvaga bitabaza like is it Green am I talking to Green motherfucking P ukumva muzanira ibitabo birangira duhujwe no gusoma ibitabo cyane ntabwo tugize tunatokinga kuri music cyane is just books igitabo nasomye tukakiganira nicyo cyaduhuje tu like Boros is smart is a very smart dude man ni wa muniga twasinipingana muri ghetto nabyuka mu gitondo nka saa 12 Green wa muniga ubyuka saa 12 ari kumva amakuru yo kuri radio Rwanda bro I was like motherfucker what the fuck what are you listening to bro yo young boy you have to know what is gomba kumenya what is going on. I was like damn this I can't believe this motherfucker yumva amakuru bro irugomba that's how later with a nigga irugomba tuba amashumi gutyo he's my close friend is Green to the deep in kurusha every member so omuri TJ I think. Yeah, man, that was so interesting, bro. Yeah, bro. Very interesting, that's man. What's up, man. Like, for real, kabisa. So, ubungubu noneho Glory Majesty uhagaze ku kimana uri gutegurira iki uri kudutwikira ibiki, bro? I just don't know, man. Ikintu nakubwira, I mean like uburyo view yanjye nagiraga muri imyaka yose ishize muri muziki. I just don't know. Niyo mpamvu ndi kwita makenga. Iri kugenda iri guhinduka, you know? maze iminsi ndi gutekereza ku bantu bakora ibintu bya dance no yego nkumva nka album za Bob Marley whatever I'm like why abantu bose bakunda Bob Marley kugeza n'iyi saha utamara 2 days cyangwa 3 days cyangwa 3 hours utarabona ahantu hari foto ya Bob Marley cyangwa utajya kuri social media whatever ngo ubure video cyangwa song rwose agira nkibaza se ku why Park igihe cyose Park aguma ari mushya mu maso mu matwi y'abantu and the nigga yarapasinze we so many years ago ukumva then ntangira gupenga attention kuri some legendary shit and clearly I'm like I just wanna be a fucking legend. I just wanna be remembered nk'aba nigga ukumva so niba maze kukubwira ubwo buryo ibitekerezo byanjye ya boro biri nukuvuga I'm gonna sing about some legendary shit. Ngiye gutangira gutashinga ama topics aba artiste benshi batajya batacinga. You know? I just believe in action speaks louder than words. You get it? Muri short form. That's the way it is. Just wait and watch me. Just watch my moves, man. That's what's up, man. Kabisa. Hari bitewe n'ibyo bintu utubwiye Glory birasa nkaho uri gufata umwanya munini cyane uri kuganira na inner self wawe kabisa cyane njyewe na left sinze muri hood almost ubuzima bwanjye bwose nakuriyemo. I was like yo this is the time to go somewhere far and find my inner self. ndi gushaka kuganira nawe kabisa naho nakuriye indirimbo mu maso wabonye ikitu kureba what's going on. I'm like hey, what can I rap you say bibi boro kintu nabiririmbaho nkabivugaho view yanjye do whatever so ibaze
topics zose ngomba gutacinga and everything, you know. That's what's up, man. That's what's up. That is so dope. Hari indi track asi uri kudukukingira? Yeah, already cooked. Yeah. Nago ndavugaho byinshi nkuko nakubwiye, actions speaks louder than words. For real. Hari track mfite tu anytime that dropping nyuma y'ingi anytime kabisa. So Glory ahanga ni muri segment ya nyuma, ariko mbere yuko ncika ndashaka kubaza akantu gato. Hari isura abaraperi muri general, abaraperi en general bafite hano mu Rwanda, man, isura iri navuga ko itari nziza cyane, urumva, ariko bitewe nuko n'igihe kigenda kiza igenda igahumanyuka gace. Ikibazo cyo kumbaza ndakize ageze maze no guhaga abantu bose bambaza icyo kibazo ngo abaraperi ngo uburyo, you know, abantu bagomba ku understanding one thing, like rap is something you do, hip hop is something you live. Yes, kumba, rap is something you do, hip hop is something you live. The way you talk, the way you walk, the way you wear, the way you move, the way you do your thing is part of hip hop culture. Ukumva, so ni kuvuga twe niba dufite hip hop culture muri twebwe, you know, most of the times arabaraperi njyamura nabo, I'm not gonna mention their names, areba character bafite, ari n'abaraperi beza tungareba ukuntu bameze, I'm like okay, wowe umuraperi mwiza, ariko wowe world ya hip hop wowe ntago ibamo, ntago wowe representing, kuko biroroshye, ni ikintu cyoroshye gusporting umuntu kavuga that motherfucker ain't representing shit. Ntago tujye kumentioninga amazina kandi urabazi, bamwe bavuga ukuntu ugahita ubona ni nk'abayobozi gavuga uyu muniga ni muzehe se, ni muzehe kabiri se, you know, wareba outfit you be like what the fuck's wrong with this rapper, man. Mpamvu abanyarwanda batajya babyandastandinga nukuba twe dufite iyo hip hop culture muri twebwe, uburyo tuvuga amagambo yacu, uburyo tuvuga amaslang yacu, we are different from dukatinze, different from other people's growth and whatever. Ariko uko iminsi igenda abantu bazagenda babyandastandinga, and you can't change who you are. Yo nago na changing wundi we kubera ngo certain niggas and fitting mwisi yundi muntu runaka, ukuntu nawe utachanginga gufitting muri world yanjye, kumva wowe nta nubwo binamureba yachanginga. Nakubeshye njyewe nakuze kuva njye nyiga no muri kuva nyiga za primaire, njyewe abarimu njyewe baranyangaga bitewe the way I walk, the way I wear, babonaga biri fucking different, bakamfata nk'umupeti uri mupeti w'ikirara, kandi ntari n'ikirara ntazi na whatever going on earth, ariko njye nanifite ya bora yanjye muri hip hop, like njye this is me. Niyo mpamvu most of the time nkunda kuvuga njye I didn't choose hip hop chose you kabisa. That's what's up, man. Abantu bari too deep cyane muri hip hop, man, bari too deep kabisa, usanga hip hop barabahisemo kuruta uko baba barayihisemo byatari, ku buryo n'ubu ngubu hombo bajya bambwira ase man, iyo muziki uri gukora, don't you think this is the right time to stopping getting a normal job, ube a normal nigga? I'm like yo, ariko mwebwe mufite ikibazo, njyewe maybe I've been working maze igihe kirekire ndi gukora, I will get paid but I'm not getting paid yet. Niba muri gupeswa ku kwezi, njyewe bill yanjye na njyewe factory, njyewe I mean like njyewe pay salary yanjye and whatever, njyewe ntabwo izaza kakanya, izaza for certain years, ariko izaza ari nk'ama bag nk'umunani. So let me just do my thing, man. Nta kintu gishimisha hano ku isi uri gukora ikintu ukunda. Abantu benshi bari mu ma offices bari gushaka to, ariko ugiye muri soul zabo ntabwo bishimye. Bamwe muri bo bafite dreams zo kuba basketball player, bafite dreams ariko they are just stuck, bameze nk'amarobo, and deep down bafite ya regret, ukumva. So I don't want to be among those type of niggas and shit, you know. World, man, icyo nicyo kintu, man, buri muntu agomba follow your heart, man, follow your dream, bro. As long as umaze ku understand, umaze kumenya mission yawe, destiny yawe. Abantu batabazi mission zabo cyangwa destiny zabo, ugasanga world bari kuramboringa muri world cyane, ariko njyewe I knew I was a rapper when I was 12 years old, so you can't stop me. Even byose bashira muri wanjye, you can't stop me, man. Even my own family tried to stop me and they couldn't even get at. Imagine undi muntu, don't you dare, bro, don't you dare do that shit. For real. So Glory, hano mu Rwanda ho, like naming nk'aba top 5 artists you fuck with? Top 5 artists hano mu Rwanda, Green P. Yes. Green P. P. Yes. Kumva. Diplomat. DPG. Fireman. Amashomampa. Mashomada. Special shout out to the nigga. Abantu benshi ntabwo bajya bakunda guhereza Mashomampa flower ziwe. Mashomampa is one of the craziest gangster rapper bigeze babaho mu Rwanda. That's why iteka ryose I'm like that nigga is a fucking gangster. Nigga ava muri jail
yamara kuva muri jail ameze nka DMX wo mu Rwanda kubera that nigga is always locked up and everything ariko buriya abantu batajya bumva indirimbo za Mampa buri munsi yavuye muri jail avuga a lot of jail crazy shit abantu babipaying attention ariko me I just pay attention. I'm like this nigga is a real recognize real man, you know, real recognize real. Special shout out kuri Masho Matters man, Masho Mampa for real. So Glory Majesty wakoze cyane go pulling up kuri Zapla man, that was so dope of you man. Thank you so much bro. So iyo dusoze hano wa staff uraduhereza staff imwe freestyle imwe dusoza biba byiza byaba kuri Maso abonye ikinimba ukiri kuri recognizing cyangwa any shit ya ushaka do closing ubundi tugahita tu hey uzikora no ya boro na feelings wallahi ya boro na feelings ubungu bari kwigarutse kamita yigarutse kanyikubite listen to this shit ni some shit. My girlfriend is pregnant. I'm about to be a father. My mom is gone. I'm all alone. The shit is getting harder. Kumuhanda kumuhigo and back in Lavia. Yeah. I gotta do it on my own. Ninja my own. Save your bitches and honey. 100 million in your rich nigga, riches and honey. The day you better save your money, nigga. Angels are dancing. The devil was there trying to dance with you. Tatani kumuryango mpora ndeba Imana mwijuru. Kwa maso n'amadirisha y'umutima. Uko nkura ni ku mutima wanjye urusha kwijima ndi black and white. Nkaba wrong and right. Dikiremwa muntu home I gotta keep on fight, bro. Who told you gotta be like that? Life yawe ntiri over why you smoke like that? Imihanda ntiri safe why you fight like that? Uwo mwana ntumukunda why you fuck like that? Bro, that's what's up man. Ngamadirishya ni nk'amaso. Ngo maso n'amadirisha y'umutima y'umutima. Ukura ni ku mutima wanjye urusha kwijima. Black and white, nkaba wrong and right. Ikiremwa muntu home I gotta keep on fight. Bro, who told you gotta be like that? Life yawe ntiri over why you smoke like that? Imihanda ntiri safe why you fight like that? Mwana ntumukunda why you fuck like that? That's what's up man. So thank you so much everyone who tuned in kuri Zapla. That was so dope of you man. Hit that shit, hit subscribe nimba utarabikora. Anga turi ni kuri Ishasi Girls Chichuchiro. Pull up on us niba ukunda smoke. Let's have some fun man. Let's go skitty. Pow. We out.